mbaye ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News aho muherereye hose. Mbashimiye uruhare rukomeye cyane mukomeje kugenda mugira mu itangazamakuru ryacu tubagezaho amakuru agezweho gatanu kuri gatanu. Reka nsuze mwese rero abakunzi bacu abadukurikira muri mu mahanga, abari mu Rwanda, mu ntara zose z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari i Kigali, mwese aho muri hose nkomeje kubifuza kugira ibihe byiza ndetse n'amahoro azira amarira n'amakimbirane. Muri kumwe nanjye Jean Marie kuri na mikoro za Urgent Update News, aho ngiye kubagezaho rero ubuzima bwa Marie Immaculée Ingabire Marie Immaculée witabye Imana mu minota mike cyane rwose yitambutse. Iki ni igihombo gikomeye cyane ku Banyarwanda, ni igihombo ku gihugu, ni igihombo ku muryango, ni igihombo ku Banyarwanda kuba Rwanda Abanyarwanda tubuze umuntu ukomeye cyane, Ingabire Marie Immaculée uzwi cyane rwose mu nshingano zikomeye cyane kandi ziremereye nk'umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Reka nshimire mwese rero abakanze kuri subscribe mugakora like and share, nabwira ngo rero burya iyo ufashe umwanya ugakanda subscribe aba ari ikintu cyiza ukoze, ndetse iyo ukoze like ni ibintu byiza cyane kuko YouTube ibona yuko video mwayikunze, bityo bigatuma n'izindi video twakoze ibasha kuzibagizaho vuba. Bityo rero igihe dukoze video YouTube ihita ibaha notification igaragaza ko hari ikiganiro dukoze muri ako kanya, maze kikabageraho gatanu kuri gatanu. Ari mpamvu mubwira ngo rero nyuma yo kureba kino kiganiro ukore subscribe ndetse like and share ku bantu mwese mugize kuri channel yacu Urgent Update News bwa mbere. Ni inkuru mbi y'incamugongo, ni inkuru itazibagira amateka y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Ni inkuru tugezeho muri amasaha aho Marie Immaculée Ingabire umuyobozi wa Rwanda International wa Transparency International Rwanda ni umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu gihugu yitabye Imana. Ibi bibaye rero mu mwanya muto rwose utambutse, ni amakuru atugezeho muri aya masaha. Reka ntizinde magambo mbabwire mu ncamake amateka yaranze Marie Immaculée Ingabire Marie Immaculée umuyobozi wa Transparency International Rwanda witabye Imana. Ariko nanone nkomeza kwihanganisha umuryango we namwe mwese inshuti z'u Rwanda, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi muri rusange. Marie Immaculée yize amategeko akora cyane mu nzego z'ubutabera, uburenganzira bwa muntu. Akazi kandi yakoze kuva mu mwaka wa 2011 kugeza ubu 2025. Yabaye umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu gihugu. Yabaye kandi deputy mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, aho yakunda kugaragaza ibitekerezo bigamije guteza imbere ubunyangamugayo n'imiyoborere ishingiye ku muco. N'umwe mu bavuga rikijana mu kurwanya ruswa n'akarengane, dore ko rero akomeje kugenda abwira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ko kurwanya ruswa si inshingano gusa abayobozi gusa, ahubwo n'iy'abaturage bose. Ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi ugira inama nziza, utazibagira amateka y'Abanyarwanda. Nkuko twagiye tubibona mu buzima bwe akiri muzima, atarava muri buno buzima, ataritaba Imana, akunze kurangwa rwose no gushyigikira icyateza imbere Abanyarwanda ndetse kurwanya ruswa n'akarengane. Yari umubyeyi, ni intwari, ni umuyobozi. Igihugu cyacu kikaba gihombye rwose umuntu ukomeye cyane, by'umwihariko mu Rwanda, Abanyarwandakazi n'umuryango muri rusange. Burya rero turashimira yuko nubwo rwose avuye mu buzima yakoze ibyo yagombaga gukora, yakoze neza, yakoze imirimo ye neza, ndetse yagejeje igihugu kure cyane. Ndizera ko rero rwose n'Imana izabimuhembera. Ni byiza rero burya kugira ikintu umuntu akora agasiga amateka meza rwose mu gihugu, mu muryango, mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi.
nk'urubyiruko muri rusange rero, inshuti z'u Rwanda, abari mu mahanga hirya no hino, iyi ni inkuru mbi ibageze mu matwi. Ni mu gihe rero yitabye Imana azize uburwayi. Uyu Marie Immaculée, Ingabire Marie Immaculée, akaba yitabye Imana azize uburwayi. Ni mu gihe rero burya rimwe na rimwe turwara uburwayi bikarangira uburwayi butwambuye ubuzima. Turamwifuza gukomeza kugira iruhuko ridashira, kandi ikivi asize tuzacyusa twese nk'abanyarwanda, abanyarwandakazi, urubyiruko, igihugu muri rusange. Ndetse n'urugero rwiza rwose, yaba ku bayobozi abato n'abakuru, gukorera igihugu, kugikunda rwose, kurwanya akarengane no kureba ku byagirira abanyarwanda akamaro. Twihanganisha umuryango we ndetse n'abandi bose bagiye bakorana nawe, by'umwihariko abari bakiri kumwe nawe mu nshingano bose, tubabwira ngo mwihangane. Nkubwira ngo rero kora subscribe maze amakuru yacu kugira 5 kuri 5. Murakoze cyane.